Titanic mu buryo budasanzwe. Ubundi Titanic yari iki? Mu by'ukuri mu mateka no mu nkuru wagiye wumva zitandukanye zagiye zikubwira kuri Titanic, zikakubwira ko ubu bwari ubwato bunini cyane bwabayeho ku isi. Ariko se Titanic mu by'ukuri ni iki? Reka noneho tubirambure. Kuki abantu bo muri Titanic bapfuye? Ese ubundi Titanic kubera iki bari baravuze ko itigera irohama uko byagenda kose? Ese Titanic ubundi abagabo bo bavuzwemo ko bigeze kujya gushaka ibinyobwa byarohamye muri Titanic ngo babisure, abenshi bakumva ko ari ukubinywa. Ubundi iyi nkuru yo yagenze ute? Yarangiye ute? Nibyo ngira ngo tubanyuriremo, hanyuma ikaze mu muryango mugari wa Vadi TV Rwanda mbasobanuriye byose. Titanic yari Titanic yari ubwato bunini cyane bw'icyo gihe bwubatswe kugira ngo butware abantu n'imizigo hagati y'Ubwongereza na Amerika. Bwatangiye kubakwa mu mwaka w'igihumbi magana cyenda n'icyenda, bwarangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na kabiri. Bwari bufite uburebure bwa metero hafi 269, bwari butwaye abagenzi n'abakozi barenga 2200. Noneho kuki bavugaga ko ubu bwato butazigera burohama uko byagenda kose? Ababukoze bavugaga ko bufite ibyumba byinshi bifunga amazi, watertight compartment, ku buryo iyo kimwe cyabaga cyuzuye amazi ibindi byagumaga bifunze, bityo bikaha umutekano mwinshi no kuba butaruhama kubera ko bwuzuye amazi cyangwa ibyumba byose byamaze kuzura amazi. Ibi byatumye abantu benshi bumva ko ibi byose byatangaga umutekano uhagije. Noneho ubundi inkuru ya Titanic mu by'ukuri irambuye ni yihe? Mu ijoro ryo kuwa 14 Mata mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na kabiri, Titanic yagonze urubura runini Iceberg mu nyanja ya Atlantic ya ruguru ahagana saa 8:20 za mu gitondo kwa 15 Mata mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na kabiri. Ubwato bwarohamye, abantu bagera ku 1500 basize ubuzima, naho abagera kuri 700 bararokoka. Gusa nubwo barokotse ntabwo haburamo kuvugwamo inkuru ya Romeo na Juliet bafiriye muri iyi mpanuka, aho binyweraga utunyobwa dukonje ku bwato mu ruhande aho baryoshyaga biyotera akazuba. Ese mu bwato bwa Titanic hari ibisigazwa byahabonetse? Yego, mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 1985 ibisigazwa bya Titanic byabonetse ku bujyakuzimu bwa metero hafi y'ibihumbi 3800 munsi y'inyanja ya Atlantic. Hari ibice byinshi by'ubwato, ibikoresho, amasahani ndetse n'ibindi bikigaragara, ariko bigenda byangizwa n'ingese n'udukoko two mu nyanja. Mu by'ukuri byinshi byakomeje kwangirika uko imyaka igenda ishira irindi igataha. None ushobora kwibaza ngo mbese muri ibyo bikoresho haracyarimo ibyinshi by'agaciro bishobora kubyazwa umusaruro? Yego, mu myaka yashize hari ibintu byinshi byazamuwe, harimo amasahani n'ibirahuri, inkweto n'imyambaro, amabaruwa, ibice by'ubwato. Hari n'ibindi byinshi kandi bikiri munsi y'inyanja bitabashije kuzamurwa, kuko kuzamura byose biragoye kandi hari impaka ku buryo bwo kubifata kubera ko ahantu haruhukiye abantu benshi, ndetse kandi muri ibyo bisigazwa byivanze n'amagufa y'abantu bagiye bazimirira muri ubwo bwato. Ese koko hari ibinyobwa bikirimo? Yego, harimo nka vino cyangwa inzoga. Bishoboka ko hari amacupa atarafunguwe n'amazi yagumye munsi y'inyanja, ariko nyuma y'imyaka irenga 110 amazi y'umunyu, umuvuduko ukabije n'igihe kinini byatumye ibyinshi biba bitakimeze neza ku buryo byakoreshwa ikindi kintu, cyangwa wenda ngo bibe byanyobwa cyangwa ngo bibyazwe undi musaruro. Kuki noneho abantu bagikunda inkuru ya Titanic? Kubera ko ihuza ikoranabuhanga ryari rigezweho muri icyo gihe, inkuru z'abarokotse, ubutwari bw'abafashije abandi, amayobera n'ibisigazwa bikiri munsi y'inyanja. Filime n'ibitabo byinshi byayivuzeho. Reka noneho nkubarire iyi nkuru. Wigeze kuyumvamo ibice ntiwasobanukirwa neza. Wumvishe hari abavugaga ko hari abagabo bishyuye amadolari menshi ngo bajye kwirebera ibisigazwa byo muri Titanic binywere kuri divayi. Abandi bati ni umurengwe w'abakire. Abandi bati ese ubundi bajyagahe barakoze barapfa. Ese ubundi inkuru y'aba bagabo byagenze bite?
Ku itariki 18 Kamena mwaka wa 2023 abantu 5 binjiye mu bwato buto bwitwa Titan Submersible kugira ngo bajye kureba ibisigazwa by'ubwato bwa LMC Titanic biri munsi y'inyanja ya Atlantika ku bujyakuzimu bwa metero hafi 3800. Abari muri ubwo bwato bwa Titan harimo uwitwa Stockton Rush, Lamish Harding, Shahzada Daud, Suleiman Daud, Paul Henry Naligalot. Buri muntu yari yarishyuye amadolari 250 kugira ngo akore urugendo ndetse ajye kwirebera ibiba muri Titanic. Hari amakuru yigeze gukwirakwira avuga ko bashakaga kujya gufata cyangwa kunywa divayi yari isigaye muri Titanic. Nta kimenyetso na kimwe cyizewe kigaragaza neza ko ibi bintu byari byo, kubera ko divayi yo muri Titanic nubwo yanyobwa ariko ishobora kukugiraho ingaruka bitewe nuko imaze imyaka hafi 110 yibera munsi y'inyanja, kandi udukoko two mu mazi dukomeza kwangiriza ibyo binyobwa ndetse n'ubukonje bwo ku nyanja. Uru rugendo kandi n'ubukerarugendo no kubireba ibisigazwa bijyanye na Titanic no gukora ubushakashatsi buke ku bwato. Ku bw'amahirwe nyuma y'amasaha make Titan yarazimiye. Nyuma y'iminsi 4 yishakisha, abashakashatsi basanze yaragize implosion cyangwa guhondagurika kubera umuvuduko ukabije n'amazi menshi yabashije gufata ubwo bwato, hanyuma akabusekura ku nyanja ndetse ku ndiba yayo, maze ubwo bwato bukaza kumera nk'ubukubiswe n'inkuba cyangwa ubwato bwagonze urutare. Mu by'ukuri isenyuka ryo mu kanya gato cyane. Ibi ngibi byatumye ubu bwato bwa Titan Submersible buhita bwangirika ndetse abo bagabo bose bahita bapfa, bose bitaba Imana, ntihagira uwarokoka n'umwe. Aba bagabo bapfuye urupfu rudasanzwe kandi rutunguranye. Ubundi kidasanzwe cyabaye ni iki? Bamaze kubura, isi yose yamaze iminsi bashakisha bakeka ko bagifite umwuka wo guhumeka. Nyuma basanze Titan yarahenebutse kare, ijyamye hafi yaho ubwato bwa Titanic n'ibice byabwo buherereye. Habonetse ibisigazwa bya kato n'ibice n'ibikoresho byabo ku nyanja. Impanuka yatumye abantu benshi bibaza umutekano w'ingendo zo gusura Titan, maze ibikorwa bya Ocean Gate birahagarara. Ariko mu by'ukuri hari inkuru tutigeze tubabwiraho. Hari inkuru ibabaje ivuga ko Suleiman Daud wari ufite imyaka 19 ngo yari afite ubwoba bwo kujya muri urwo rugendo hanyuma ngo ajye gusura ibice byo muri Titanic, ariko yahisemo kujyana na se kugira ngo bamare igihe bari kumwe ku munsi wa Father's Day cyangwa umunsi w'abapapa. Mu by'ukuri iki gihe cyari igihe cyiza, bagombaga kuba bari kumwe. Noneho se niki cyabaye ubundi ngo hanyuma uyu Suleiman Daud aze kwitaba Imana ku myaka y'19? Ubundi byagenze bite? Bivuze ko umuryango wa Suleiman cyangwa se ahangaha Suleiman na se bari bishyuye amadolari 500 kugira ngo babashe kwibira ku nyanja ya Ocean cyangwa se babashe kwinjira ku nyanja ku ndiba ya Atlantic, abariho bajya kwibera bamarana iminsi baryoshya bajya ubuzima binywera kuri divayi. Ese none Suleiman inkuru ye ubundi byagenze bite? Saa 2:55 Titan yatangiye kuva mu bwato bwo hejuru itangira kwinjira mu mazi manini. Saa 3:18 Titan yatandukanye n'ubwato bwa Polar Prince itangira kumanuka yerekeza kuri Titanic iri hafi ya metero 4,000 munsi y'inyanja. Mu ntangiriro ibintu byari bisanzwe ndetse kandi nta kimenyetso na kimwe kigaragaza neza ko ubu bwato buri buze gukora impanuka. Bari bohereza ubutumwa bugufi mu minota nka 15, bari bakibwohereza bwose kandi itumanaho rimeze neza. Bari bafite ibimenyetso by'itumanaho byakoraga neza. Hafi ya saa 4 zuzuye Titan yari imaze kugera kure cyane munsi y'amazi. Uko yagendaga yegera hasi, umuvuduko w'amazi warushagaho kuba mwinshi cyane. Abahanga nyuma byagaragaye ko igice cy'umubiri wa Titan cyashoboraga kuba cyari gifite intege nke ndetse kandi kubera imihangayiko y'ubutaka bwacyo. Pleasure Hall cyari cyo bita Pleasure Hall. Saa 4:47 ubutumwa bwa nyuma buzwi nka Titan bwoherejwe kuri Polar Prince bwari bugufi kandi bwerekana ko bari gukomeza urugendo. Nyuma y'ubwo butumwa itumanaho ryarahagaze. Hanyuma hibazwa ikibaye.
ntabwo ubwato buba bufite itumanaho rimeze nk'iry'indege radar cyangwa se ikindi kintu cyashobora gutuma bamenya neza ikiri kubera munsi y'inyanja. Ubutumwa bwahise bwikupa, hanyuma iperereza ryanzuye ko Titan yagize implosion, cyangwa ni ukuvuga ko umubiri wayo wasenywe n'umuvuduko ukabije w'amazi yo mu nyanja. Byabaye hafi ako kanya, maze abantu bose 5 bari imbere bahita bapfa. Abashakashatsi bavuga ko ibi byabaye mu kanya gato cyane ku buryo byari imbere batari kubimenya, ndetse umwanya wo kumenya cyangwa kugira icyo bakora byari bigoranye cyane. Nyuma y'iminsi yo gushakisha ibisigazwa bya Titan byabonetse hafi ya Titanic ku tariki 22 Kamena mu mwaka wa 2023, byemeza ko habaye impanuka ikomeye cyane, ndetse kandi ubu bwato bwari bwarahombanye imbere, cyangwa aka kamodoka gatwara abantu kabajyana gusura ibite bya Titanic kari kangiritse cyane bikomeye. Nkubwira iyi nkuru ushobora kuba wahise wibaza uti mbese kuki none iyi Titan submersible yaturitse hanyuma aba bantu imibiri yabo ntiboneke? Basi byagenze biti? Ni inyamaswa zo munsi y'inyanja zabafashe zikabacagagura? Oya, ubundi reka ngusobanurire ukuntu bigenda. Implosion itandukanye cyane na explosion. Ubundi implosion ni ikintu gisenyuka kigana imbere kubera umuvuduko wo hanze. Ubwo bivuze ko niba ari implosion yabaye, ari ubwato bwaturitse buganisha ibintu imbere bisanga abari bicaye muri ubwo bwato. Bitandukanye rero na explosion, kubera ko ahangaha ibintu biturika biva imbere bigana inyuma bijya hanze. Bisobanuye ko niba icyabaye kuri Titan submersible ari implosion, biragaragaza neza ko ibyo bikoresho byagiye bikeba abantu byasanzemo imbere, ndetse kandi ibirahuri by'ako kamodoka Titan submersible kakaza kwangiriza aba bantu. Ushobora kwibaza noneho ngo mbese wowe nijyare uzakora urugendo rwo mu mazi ujye kwitemberera niyo utatemberera kuri submersible? Njya mbabona mwenshi mwoga ku nyanja cyangwa ku biyaga. Abenshi iyo muhageze muba mubona ari ahantu heza nyaburanga. Yego mujye mutemberera mu isurire, ariko nanone ntukamenyere amazi ngo wumve ko wajya gushakisha ibirimo byinshi byose uko byaba bingana kose. Nk'ubu hari abashakashatsi benshi bagiye biga ku by'amazi, n'uyu munsi bataramenya inyamaswa zose cyangwa ibinyabuzima byose biba mu mazi. Bye, njye mwari kumwe, nitwa Thomas. Imana ibarinde, mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom.